Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje muherereye hirya no hino. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe mwiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. Ni kuri wa murongo wa Irera TV1 duhuriraho twiga byinshi cyane bitandukanye. Turi mu kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Rero ubwoko bw'Imana, dore ko kuri uyu murongo ariho twigira iby'agaciro ndetse by'ingenzi, ibyo by'agaciro kuri twe ndetse na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Yego, tugeze muri uyu mwanya, niyo mpamvu iyo twungutse ikintu gishyashya turacyandika kugira ngo nyirizina kidufashe muri uyu mwanya ndetse na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Rero ubwoko bw'Imana, tugiye kurebera hamwe n'ubundi incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere mu mateka yabayeho ku isi mu bijyanye n'iyobokamana. Muri aya mateka yaranze iyi tariki turabonamo Gatigisimu yemewe n'amatsinda yahamyaga ko yakoraga iby'Imana ishaka. Ndetse muri kino kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana, turabonamo ibitabo byinshi byitirirwa iyobokamana bitemewe ku Mana cyangwa bitemewe n'Imana cyangwa bidahamanya n'Imana yavuze mu byanditswe muri Bibiliya. Rero ubwoko bw'Imana, dore ko intego yacu ari kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira yo kujya mu bwami bw'Imana, ntabwo twabyiherana nubwo twabiceceka, ahubwo tuharanira kumenyekanisha icy'ingenzi nk'intego yacu kuri uyu mubumbe w'isi. Ndetse ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo tubone uko dukora igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Yego, nk'ubwoko bw'Imana tugiye kurebera hamwe nyirizina aya mateka ku buryo burambuye yaranze itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere. Ariko turibaza ese abantu babayeho mu gihe cy'amateka bakoraga iby'Imana yashakaga? Nidusanga bari mu murongo w'Imana yashakaga turabigiraho, ndetse nidusanga barakoraga icy'Imana itashakaga, icyo gihe turava mu kinyoma cyabo, ahubwo twe duharanire gushakisha icy'Imana ishima kugira ngo abe ari cyo dukora nk'ubwoko bw'Imana. Ndetse muri kino gitabo, muri kino kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo nyirizina tumenye icy'Imana ishaka kugira ngo abe ari cyo dukora, dore ko igitabo cya Bibiliya ariho dusanga ijambo ry'Imana yacu. Yego, rero ku buryo burambuye aya mateka yaranze iyi tariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere mu mateka yabayeho mu isi mu bigendanye n'iyobokamana. Tuyarebaho nk'ubwoko bw'Imana kugira ngo duharanire gucukumbura no gushakisha byinshi cyane Imana yaba ishaka yuko twakora kugira ngo tubyubahirize ndetse nabyo. Ku ya 19 Mutarama mwaka 1563, Gatigisimu ya Heidelberg yahise yemerwa n'amatsinda yahamyaga ko akora iby'Imana ishaka. Hafi ya yose yavuguruwe mu Burayi, yasohotse bwa mbere mu Budage. Aya mateka twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. nyirizina turareba, tugiye kureba ese ibitabo byose cyangwa inyandiko zose zivugwa ku bigendanye n'iyobokamana ubundi byose biri mu murongo w'iby'Imana ishaka? Ese ntabwo byaba birimo kuvuguruza icyo Imana yatumenyesheje muri rusange twese mu byatwandikiye cyatumenyesheje mu byanditswe muri Bibiliya? Niho n'ubundi tugiye kurebera hamwe muri kino kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana, tureberamo ibitabo byinshi cyane n'ubundi byitirirwa iyobokamana bitemewe ku Mana cyangwa bivuguruza ijambo ry'Imana. Yego, niho turareba icyo Bibiliya igenda ivuga, icyo Bibiliya tumenyesha cyangwa ivuga. Ariko nyirizina nk'ubwoko bw'Imana turareba ese nimba Imana yaratumenyesheje amakuru runaka cyangwa hari icyo yatwandikiye ikinyujije mu bantu bakatwandikira mu byo tubona n'ubundi mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya, hagize ikindi gitabo kiboneka, turaza kubwirwa n'iki nimba nacyo kirimo guhamanya n'iki Imana yavuze? Turaza kubyemezwa n'iki? Turabyemezwa nimba bitarimo kuvuguruza icyo Imana yavuze
mu by'Imana yatuandikiye cyangwa tumenyesheje mu byanditswe muri Bibiliya. Niho rero tugiye kureba iki ijambo ribivugaho, kuko nyirizina buri gitabo icyo ari cyo cyose kitirirwa yuko kiri mu iyobokamana n'igihuze n'ijambo Imana yavuze, icyo gihe icyo gitabo ntabwo kirimo kwemerwa imbere y'Imana, nta nubwo kirimo kwemerwa mu bwoko bw'Imana, ntabwo tugikoresha, nta nubwo tukigendera, nta nubwo twemera ibyacyo mu gihe kirimo kuvuguruza icyo Imana yacu yavuze mu byo yatumenyesheje mu gitabo cya Bibiliya. Niho uri buze gusanga buri gitabo cyose niyo cyaza gukomoza mu cyo Bibiliya yavuze, ariko kikaza kugira aho kiza kigoreka iby'Imana yavuze. Icyo gihe icyo gitabo intego yacyo nicyo kigamije si icyiza ahubwo ni ikibi. Tugiye kureba icyo Bibiliya bivugaho, n'ubundi Imana ntacyo yaduhishe nta n'icyo yadukinze kugira ngo tutaza gutana inzira cyangwa tukaza kuyoba inzira, ahubwo tukaguma mu murongo wa nyawo idushakamo, nabyo yarabitumenyesheje. Aho mu Bagalatiya, urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa 6 kugera ku murongo wa 8, ariho yavuze ngo ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa. Nyamara si ubundi butumwa, nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo, ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru, avumwe. Ngira ngo ijambo ry'Imana ribisobanuyeho rinabivuze mu buryo bwimbitse. Ijambo ry'Imana ryerekanye yuko ubutumwa bwatanzwe ari bwo bwa mbere. Ni ubuhe? Aribwo abantu tudakwiriye kujya ku ruhande cyangwa ngo dushake ubundi. Ni ubwanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Ni ubwanditswe mu gitabo cya Bibiliya, dore ko ariho dusanga mu imvugo y'Imana. Niho iri jambo rivuze ngo ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo. Kubera iki? Bavuye mu nyandiko twandikiwe, habonekamo iby'Imana yavuze cyangwa yatwandikiye cyangwa yatumenyesheje, ngo kuko babivuyemo cyangwa babivuyemo batyo, ngo bakajya ngo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa. Bikwiriye yuko igitabo icyo ari cyo cyose kigaragaza yuko kiri ku myemerere cyangwa kiri mu iyobokamana, kikaba kirimo kuvuguruza icyo ijambo ry'Imana rivuga, icyo ngicyo ni ibindi. Ntabwo kirimo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, ahubwo kirimo kwivugira ibindi. Ibyo bindi rero ntabwo ari bwo butumwa twahawe ku Mana. Ibyo bindi niyo mpamvu ukwiriye kubireka ukabitera umugongo ukabyihorera. Niho ijambo rivuze ngo ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa. Ahari ubuntu bw'Imana, ahari ubuntu tuboneramo Kristo Yesu, abantu bakabuvamo bakajya mu kindi, bakajya mu bindi. Ariko ijambo rikomeje rivuga ngo nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Icyo kindi rero cyangwa ibyo bitabo birimo kuvuga ibindi bitari ubutumwa bwiza kandi byiyegamije yuko biri mu iyobokamana, ube maso kandi ugire n'amakenga, bitaza kukuroha ahandi hantu utakwivana ngo byaranditswe. Byanditswe mu bindi bitabo byiyegamiza ndetse n'icyo Bibiliya yavuze, ariko uje gusanga birimo gusenya icyo Bibiliya yavuze nyirizina. Aho ngaho uze kugira amakenga, habayeho kugoreka gatoya icyo Bibiliya yavuze, icyo ni ikindi, ntabwo ari ubutumwa, ntabwo ari ubutumwa bwiza bwa Kristo. Aho hantu ube maso kandi ugira amakenga, ngo nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo.
abantu bakiremera ibyabo, ugasanga bagiye kuremerera abantu, kandi bakabyitira ko ari Imana yabivuze cyangwa ari irimo kubivuga, kandi ari ibindi bizaniye, babikoze bakurikije amarari yabo cyangwa n'icyo bagamije kugeraho. Ngo rero abo bantu nibo bakabahagarika imitima. Genzura bwoko bw'Imana, ba maso. Kuba twaragira amahirwe yo guhurira kuri murongo, twe gupfusha ubusa aya mahirwe, ni igihe cyo kwiga Bibiliya kugira ngo dusobanukirwe byimbitse. Ese dukwiye gukora iki? Dukwiye kureka iki? Ubwoko bw'Imana ni iki dukwiye kureka, n'iki dukwiye gukora? Turabimenyeshwa n'ijambo ry'Imana. Ngira ngo Imana nta kitadukoreye. Nk'ibi ngibi twabimenyeshejwe, turimo gusoma mu Bagalatiya, nuko n'ubundi byabaga bizwi yuko ibyo bitabo bizaboneka, biza bivuguruza ubutumwa bwiza cyangwa biburwanya, ariko nabyo byaje mu isura yuko biri mu guhamya icyo Imana ishaka, kandi atari iyo ntego bafite. Rero mube maso, kuko habaho kurinda, kuko umuntu aba azi yuko hariho ibisambo. Natwe twabwiwe ibi ngibi kuko hari Imana yari izi yuko n'ubundi hazaza habagoreka baje kuyobya abantu. Rero ni ijambo rivuze ngo nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi, hariho abantu babahagarika imitima. Ijambo ryarivuze ribibona ariko n'ubundi bahari, kandi bazanakomeza kuza bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nuko abagoreka n'ubundi Imana yabimenyesheje, izi yuko bihari kandi izi ko bizanagumya kuboneka. Rero niyo mpamvu ugomba kuba maso, kuko n'ubundi abagoreka barahari, abazana ibindi bitari ubutumwa bwiza barahari, abahagarika abantu imitima bagoreka ubutumwa bwiza barahari. Ba maso rero, ube maso. Aya mahirwe twagize yo kubona uburyo ki dusangirira hamwe ijambo ry'Imana mu buryo bwimbitse, kandi mu buryo Imana ashatse kutumenyesha. Kuri murongo wa Irera TV 1 nta kindi tugamije, ni ukugira ngo tumenyekanishe ubutumwa bwiza uko buri. Ijambo rikomeza rivuga ngo, ariko nihagira ubabwira ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe. Ijambo ryeruye neza yuko nihagira uzana ikindi kitari ubutumwa bwiza bwa Kristo, uwo nguwo avumwe, uwo nguwo ntiyemerwe, uwo nguwo avanwe mu murongo w'ikwiye kwitabwaho cyangwa gukurikiranwa. Niyo mpamvu n'ibitabo byose uwumva cyangwa n'uwigisha cyangwa wandika igitabo runaka, reba nimba kitarimo kuvuguruza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Reka twumve irindi jambo ry'Imana ribikomozaho mu byakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wa 30, niho bavuga ngo kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururira abigishwa inyuma yabo. Ijambo ry'Imana hano naho ryise rishimangira ryerekana intego abagoreka ijambo cyangwa bazana ikindi kitari ubutumwa bwiza bagamije icyo ari cyo. Yaba yakoresheje ibitabo niyo byaba bimaze imyaka n'imyaka biriho, byaranditswe kera utaranavuka, icyo gihe mu gihe usanze birimo kuvuguruza bidahamanya n'icyo ijambo rivuga muri Bibiliya, icyo gitabo wikitaho, nukongere no kukigisha, nukongere no kukirangira umuntu, nukongere no kumva wakifashisha cyangwa ngo ukirangire undi ngo akigiremo, kuko wamaze kumenya yuko kiri mu kuyobya abantu. Ahubwo ubamenyeshe yuko bagomba kumenya icyo ijambo rivuga mu byo Bibiliya itumenyesha, cyangwa iby'Imana yatumenyesheje mu byanditswe muri Bibiliya. Bwoko bw'Imana, ndabashimiye yuko mudahwema kubana natwe ndetse no kumenyekanisha ubutumwa bwiza. Tuzasubira n'ubundi amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umwami wacu. Murakoze cyane.